Guhaye ikaze ni Kigali Hearts Labs Entertainment tubagezaho amakuru yose aba ari kugenda avugwa buri munota pfa kuba inkuru isohotse mpita nyikubwira. Iyo muri tayari rero kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu byose bigezweho. Twihuse cyane rero dukubita tubangura inkuru igezweho ni yuko uwitwa Burikantu yarekuwe. Ngira ngo iyi nkuru yabaye kimomo ubwo yafungwaga ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Yavugaga ko uyu Burikantu yafungiranye abakobwa mu nzu ye. Ngira ngo mwagiye mubyumva uko situation byose byagenze, harimo abavugaga ibiri byo, harimo n'abavugaga ibitari byo bamubeshyera. Byose mwagiye mubyumva, ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga byinshi mwarabyumvise. Rero inkuru nziza iri ahangaha yo kwishimira ku bakunzi be ndetse n'abandi bantu bose bamukunda muri rusange nuko ubu ngubu yasohotse. Aba basore rero bakundwa n'abantu batari bakeya baje muri ibi bintu nk'uko bagenda bavuga ko rwose bihirinze, rwose nta n'undi muntu wigeze ubafasha. Rero bagira gutya ku bw'amahirwe baba baramenyekanye ndetse igihugu cyose kirabamenya, aho bigaragaza yuko rwose ari n'ibyamamare. Nuko umwe agira ikibazo ugasanga inkuru rwose yabaye inkuru, abantu benshi bari kugenda babivugaho, benshi babitanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ibyo nakita kubashakiraho views mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero twihuse cyane kuri uyu munsi mu masaha makeya, umuvandimwe w'uyu bita Burinkuni yagize gutya aza kuri Instagram atangaza yuko agiye kureba Burikantu, ndetse kuri ubu ngubu akaba bamurekuye. Uribaza ngo byagenze bite? Abantu benshi bakomeje kugira urujijo ku irekurwa rye, dore ko nta gihe kinini rwose yari amazemo. Abandi nta nubwo bari biteze ko uyu wita Burikantu yazasohoka bitewe n'uko icyaha yari amaze gukora cyari kiremereye, ndetse ku ngingo tugiye mu by'amategeko byavugaga ko iyo wahamwe n'iki cyaha cyo gufungirana abantu nyine cyangwa se cyo gushimuta muri rusange, kuko biba byabaye gushimuta, byavugaga ko ashobora kuba yamaramo imyaka 5, itari munsi y'imyaka 5 ndetse ariko itari hejuru y'imyaka 7. Ngira ngo iyo myaka ni myinshi, iyo bayigufunze uri umuntu w'umujene kuriya uhita usubira inyuma cyane cyane, ndetse muri kubona ko u Rwanda ruri kwirukanka, bivuze ngo baba baragutaye. Abantu benshi mwanganaga usanga iyo ugarutse usanga rwose baragusize cyane. Ngira ngo nta muntu n'umwe nakifuriza kuba yafungwa, kubera ko ni ibintu bitari byiza rwose. Iyo ugezeyo nibwo uhita ubona icyo nyine bavugaga icyo ari cyo, ukabona gufungwa icyo ari cyo ubundi. Twihuse cyane rero, nibwo ku mugoroba nibwo nari kuri Instagram ngize gutya mbona uwitwa Bamenya avuga ko rwose agiye kuba yasengera ibyo yari ari gukora nyine, avuga ati rwose ngiye kuba nasabira uwitwa Burikantu bahita bamufungura mu masaha 24, bitarenze amasaha 24 abafungwa. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babyibaza, se Bamenya ibintu yavugaga yari abizi? Bamenya ibintu yavugaga bimeze bite? Kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu wavuga ko rwose ugiye gusabira umuntu kuba bamufungura bagahita banabikora mu gitondo. Rwose ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kiri kugenda kivugwa, nta kindi kiri kugenda kigarukwaho n'ifungurwa ry'uyu bita Burikantu. Rero nagize gutya mbona uwitwa Burikantu ndetse na Burinkuni n'uwitwa Jackie kuri Instagram bishimye cyane, bagaragaza yuko bafite ibyishimo by'uko uyu muvandimwe wabo yafunguwe. Akaba ari ibintu byiza rero, abanyarwanda tugiye kongera tukarya show cyangwa se tukabona ibintu byinshi byiza kandi bivuguruye aba basore bagiye kuba batugezaho, nyuma y'uko rwose akubiswa akanyafu kadasanzwe. Kuko kugezamo kuriya ukavamo udakatiwe cyangwa se ukavamo utanaburanye, nkeka ko ari igitangaza, ni igitangaza gikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze bite? Amakuru ari kugenda avuga ko uyu bita Burikantu ndetse na Burinkuni bagize gutya bakumvikana n'abo bari bakoreye ibyaha, ari abo bakobwa babiri, ndetse umwe mu bakobwa akaba ari umwe mu bakobwa wabaga cyangwa se navuga ngo bari baturanye bya hafi, umwe mu bakobwa ngo bari baturanye bya hafi. Rero bagize gutya, wari wanamureze ajya kuri RIB cyangwa se ajya mu nzego, atangaza yuko rwose nta kibazo abifiteho, ibyabaye byose nta kibazo abifiteho. Bivuze ngo nyine yamusabye imbabazi, baba babariranye. Uyu undi nawe nyine bagize gutya bahita bamurekura, babonye ko nta kirego hari gishobora kuba cyanavamo, bahita bamurekura. Nibyo kwishimira rero, nimba uyu musore azi ubwenge, ngira ngo yize byinshi kubera ko ibyagiye bivugwa ni byinshi. Nawe yajya ku mbuga akaba yabona nyine ibyagiye bivugwa, bagiye bamuvugaho. Ngira ngo yize byinshi
hari igihe Imana ikora ibintu burya kugira ngo ikwereke n'abantu mubana abo ari bo, ikwereke uko uba ukwiye kwitwara muri sosiyete y'abantu urimo bakuzengurutse, kuko abagusekera benshi buriya nta nubwo ariko baba bakwishimiye. Rero ngira ngo iyo akantu nk'aka ngaka kakubayeho kaba kakwigishije byinshi, buriya nawe yize byinshi cyane, agarutse ari uwundi wundi. Ngira ngo iki ni icyaha kibi cyane, ntabwo agezemo, yego ntabwo bamufunze kuko ikiriya ntabwo ari igifungo, ntabwo twacyita igifungo, ariko ngira ngo yize byinshi, buriya agiye guhita yirinda ikintu cyose cyaba kigendanye n'icyaha cyangwa se ibikorwa byose bigize icyaha. Hari icyo bita kwirara, nimba yarazi ko yari yiraye cyangwa se yari yiraye, ngira ngo baramukanguye, buriya arahita abigendera kure, arahita ajya ku murongo ndetse amere neza, kandi akomeze yishakira amafaranga nk'uko n'ubundi yari yarakomeje iyo gahunda, nk'uko byagaragara ko ari umusore uri kugenda yiteza imbere cyane rwose mu buryo budasanzwe. So nta bindi rero byinshi nshaka kuvuga kuri iyi nkuru. Inkuru nziza ihari yo kwishimira ni yuko uyu bita Burikani wanyu yabashije kuba yafungurwa, ndetse akaba ari ibintu byiza byo kwishimira cyane. Amakuru y'abasitari yo ntakagaruka, reka mbasezere aha ngaha. Amakuru y'abasitari yo ntakagaruka, n'izindi nkuru zose zigezweho ni mu kanya ndaje mbagezeho n'indi nkuru nshyashya. Wowe utajya kure kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu biba bigezweho uwo mwanya. Murakoze cyane.